Wigeze wibaza ukuntu The Ben yageze ku izina rikomeye mu muziki nyarwanda? Nafashe umwanya rero ngo tubirebere hamwe. Iyi ni inkuru y'urugendo rudasanzwe rw'umuhanzi w'icyitegererezo The Ben cyangwa se B-Tiger. The Ben amazina ye nyakuri ni Benjamin Mugisha. The Ben akaba yaravukiye mu Rwanda, akaba yaravutse ku itariki ya 9 Mutarama mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi. Rero The Ben kuva akiri umwana muto yakundaga umuziki cyane. Yatangiriye kuririmbira mu mashuri ndetse no mu bitaramo by'abana byaberaga aho yigaga. Inzira yo kugera ku nzozi ze ntiyari yoroshye kubera ko yahuye n'imbogamizi nyinshi, ariko ntiyigeze areka inzozi ze. Yakomeje gukora cyane, aririmba yitoza, anizera impano ye. Buhoro buhoro indirimbo ze zatangiye gukundwa n'urubyiruko mu Rwanda. Ibyo rero byamuhesheje kumenyekana cyane, yinjira mu cyiciro cy'abahanzi bakomeye. Yatsindiye ibihembo bitandukanye, indirimbo ze zicurangwa hose. Indirimbo nka Angela, Ntacyabigenza, Why ndetse n'izindi nyinshi zahinduye ubuzima bwe, zimugira icyamamare mu Rwanda no hanze yarwo. Uretse umuziki, The Ben ni umuntu wita ku muryango no ku mibereho myiza yabo. Ariko hagati aho, ubuzima bwe butwigisha gukunda ibyo dukora, kwihangana no kwizera inzozi zacu ko bishobora kutugeza ku ntsinzi. Iyi ni inkuru y'umuhanzi watsinze inzitizi agashyira mu bikorwa inzozi ze, The Ben cyangwa se B-Tiger. Ni urugero rwiza ku rubyiruko. Niba ukunze iyi video, kanda like, subscribe kandi usangize abandi iyi nkuru. Kandi bibaye byiza watwandika muri comment icyo wakunze muri iyi nkuru. Inzira yo kugera ku nzozi ze ntiyoroshye kubera ko yahuye n'imbogamizi nyinshi. Buhoro buhoro indirimbo ze ibyo rero byamuhesheje kumenyekana cyane, yinjira mu cyiciro cy'abahanzi bakomeye. Yatsindiye ibihembo bitandukanye, indirimbo ze zicurangwa hose. Indirimbo nka Angela, Ntacyabigenza, Why ndetse n'izindi nyinshi zahinduye ubuzima bwe, zimugira icyamamare mu Rwanda no hanze yarwo. Uretse umuziki, The Ben ni umuntu wita ku muryango no ku mibereho myiza yabe. Ariko hagati aho, ubuzima bwe butwigisha gukunda ibyo dukora, twihangana no kwizera inzozi zacu ko bishobora kutugeza ku ntsinzi. Iyi ni inkuru y'umuhanzi watsinze inzitizi agashyira mu bikorwa inzozi ze, The Ben cyangwa se B-Tiger. Ni urugero rwiza ku rubyiruko. Niba ukunze iyi video, kanda like, subscribe kandi usangize abandi iyi nkuru. Kandi bibaye byiza watwandika muri comment icyo wakunze muri iyi nkuru. Wigeze wibaza ukuntu The Ben yageze ku izina rikomeye mu muziki nyarwanda?
nafashe umwanya rero ngo tubirebere hamwe. Iyi ni inkuru y'urugendo rudasanzwe rw'umuhanzi w'icyitegererezo The Ben cyangwa se B Tiger. The Ben amazina ye nyakuri ni Benjamin Mugisha. The Ben akaba yaravukiye mu Rwanda, akaba yaravutse ku itariki ya 9 Mutarama mu mwaka w'1987. Rero The Ben kuva akiri umwana muto yakundaga umuziki cyane. Yatangiriye kuririmbira mu mashuri ndetse no mu bitaramo by'abana byaberaga aho yigaga. Inzira yo kugera ku nzozi ze ntiyari yoroshye kubera ko yahuye n'imbogamizi nyinshi, ariko ntiyigeze areka inzozi ze. Yakomeje gukora cyane, aririmba yitoza, anizera impano ye. Buhoro buhoro indirimbo ze zatangiye gukundwa n'urubyiruko mu Rwanda. Ibyo rero byamuhesheje kumenyekana cyane, yinjira mu cyiciro cy'abahanzi bakomeye. Yatsindiye ibihembo bitandukanye, indirimbo ze zicurangwa hose. Indirimbo nka Angela, Ntacyabigenza, Why ndetse n'izindi nyinshi zahinduye ubuzima bwe, zimugira icyamamare mu Rwanda no hanze yarwo. Uretse umuziki, The Ben ni umuntu wita ku muryango no ku mibereho myiza y'abe. Ariko hagati aho, ubuzima bwe butwigisha gukunda ibyo dukora, twihangana no kwizera inzozi zacu ko bishobora kutugeza ku ntsinzi. Iyi ni inkuru y'umuhanzi watsinze inzitizi agashyira mu bikorwa inzozi ze, The Ben cyangwa se B Tiger. Ni urugero rwiza ku rubyiruko. Niba ukunze iyi video, kanda like, subscribe kandi usangize abandi iyi nkuru. Kandi bibaye byiza watwandika muri komenti icyo wakunze muri iyi nkuru.